Acting Rwanda. Umwana yaratwite ntabwo twabashije kubarakora bombi. Twagerageje bishoboka byose ariko ntabwo byakunze ko umwana amubyara ari muzima. Mama, Caroline, mbare mumbwire bite niki kijya mbere umwana ari hehe nawe urabaza ibyo ubona njyewe ibyo mbona kakarabyise ariko se mumbwire mukirane ubwoba agajari we ako nacyo kirakuvuna umugongo na genda neza icara neza iki nacyo cyawica uravuga ibintu urabibaza ntubibona wowe koko nyine umwana ari hehe bite ko mbona nyine tuvuye kwa muganga umwana we ntabwo yabashije kubaho oya kumbabarira pe mama ibi byose nta mufiti yawe urabizi neza ya mama wikigira gutyo nawe urabizi neza ibintu ndi kuvuga ese amagambo ni meza ko yamuvugiraho kandi yimereye gutya iyo bitaza kumera kuri ibi byose ntabwo byakabaye biri kuba akeneye no kwiruhukira none nawe urimo biti byawe mama oxygen no kwihangana pe turi famiye turi kumwe muri ibi bintu ese ubundi iki gihe cyose wari uri he twaragushatse turakubura twarabajije aho wari uri byakugendekeye bite what happened Jolie icecekere mwana Jolie ntabwo iki gihe ari icyo kubaza ayo magambo mama ndagira ngo umwana ajye kuruhuka sibyo none se kuruhuka hari umutwaro ndi kumwikoreza kumubaza aho yari amaze igihe hari nta kibazo ubu iyi mimerere irimo niyo kubwirwa ayo magambo ndashaka kumenya ariko nka murumuna ngwino ufashe ahubwo tumujyane ajye kuruhuka mama mureke ambwire situation yose ukuntu yamugendekeye mbese reba igihe kiba gishize reka ntabwo tuba twakavuganye sheri reka njye kureba ukuntu tujya kuryama mama hanyuma mushakira ikintu cyo kurya n'icyo kunywa sibyo mama ndi kuvugana na mukuru wanjye reka tuvugane ubone ku mutwe nakubwiye ngo iki ntabwo ari cyo gihe cyo kuvugisha umuntu uvuye kwa muganga ubwo uzi ibintu aba yakorewe ibyo ari byo byose kugira ngo abe yagarura byibura niwe wakabimbwiye n'ubundi reka nta wundi niwite ku magambo ya murumuna wawe sibyo uzi ibyo uri guhisha mama ngwino mwana nzamuka neza tujye kuruhuka
amatelefone urimo kuya genda uhinduranya n'uhinduranya imyambaro. Mama Jolie yigeze akubwirana yagiye. Reka da koko cyavuga si yagiye ugira Nzi ko namuze kuri telefone. wenda ahubwo ngubwo ni akamenyero gake utangiye kubigiramo ntabyo uzi. Ariko ngo birahangayikishije. Nibahana amasaha agize atarataha. Uriya amazi yarenze inkombe. Gusa yagize nk'ikibazo cyangwa akoze nk'impanuka tutabizi. Byararangiye yari yapfa. Byararangiye yabaye igihomora neza neza. Agendera igihe ashakiye akagarukira igihe ashakiye. Wakomeje se gutelefona izindi nimero zose wenda waba uziranyeho n'abantu ku buryo Nanjye ntabwo ntagize. Na ya nshuti ye nawe ntabwo telefone yabiriho. Ngo niba bababwongeye amwese mbizi. ntago babakunze. Sima kumeruka muri inshuti nasize muri inshuti. Ingwana ari umwana uvuga rimwe mama kumva kabiri. Ariko ubu ngubu asigaye na telefone ayikuraho we ntubigire ikibazo. Byagenze gute? Ababyeyi nabyo ntawabimenya. Umunsi umwe wankunze, undi munsi wakunze murumuna wanjye, undi wamwanze, ubwo se ntawamenya ibyawe. Sinakubwiye ngo ariko amazi yarenze inkombe. Injangwe yaraye hanze yitwa inturo. Ko mbe nigendeye icyumba. Naza urambwira. Usibye ko buriya ari bunsobanurire. Naza turaserera. Ari bunsobanurire, ari bumenye, nanjye menye nyirirugo uwo ari we. Niba ari Jolly cyangwa ari njyewe. Byawe sinabyishimiye. Ahandi neza. Nubwo uje kuvuga baramutse ngaho uri nyine. Baramutse kose. Okay. Byagenze gute se? Nta kintu na kimwe nibuka pe. Ni ukuvuga ko mu byaraye bikuweho byose nta kimwe bibuka. Okay. Nk'uko bigaragara nta kimwe bibuka ko. Njyewe rero naguciyeho hano ruguru nimugoroba ndi kuva mu kazi. Mbona abatipe babiri sinabashije kugira amahirwe yo kumenya abo aribo. Barimo murakururana sinzi menya hari n'ibyo bakwibye kuko numva kuvuga telefone yawe. Nakuzanye kumeze nta kintu ufite. Oh. Bamwegeraho nyine bagufata kuriya ntunabyumve mukabona aho utabyibuka. Nagize wenda uranabazi n'abo mwasangiye. Ntabwo mbizi ikintu cyo ndi kubona nuko nta telefone yanjye pe. Mana nyagasani. Nawe wari ufite kuko nakugezeho bari kwirukanka uri kuvuza induru ukavuga telefone yawe yarayijyanye. Nanjye ndi umukobwa ntabwo nabona imbaraga zibirukankaho nafashe
kumufasha bityo navuze uzereka mufasha uzubona aho urara. Okay. Ufite telefone se basobanuriza nkamba. It's okay, it's okay. Naziranye. Wowe Uyu muri screen. ni telefone uri kumbaza muri screen. Wowe sabura muzi kumbaza. No. Lucas. Oh. Sinzi nanjye. Ego ni Lucas musaza wanjye. Saza wa. How come? Ikibazo ufite nuko ari musaza wanjye, ikibazo ufite nuko muziranye, ikibazo ufite n'iki? Okay, never mind. Ahubwo so umuzi gute nyine ni Lucas ego ni Never mind. N'ubundi nashakaga guhamagara so. niba udashaka nzana fine agatogo hari icyuma nta kibazo. Oxy, ndashaka ko hari utuntu ufasha kuri mashini dusa nk'utwangoyemo. Oxy, ntabwo wumvaga ibyo nakubwiraga? Sorry, gatoya. Uzi ko utari uhari neza. Kuri mashini hari ibintu bimwe na bimwe ntaramenyerega buriya. Ushakaga? Nakubwiraga ngo hari utuntu twananiye kuri mashini nagira ngo uzifashe. Nta kibazo. Nakoshere ko utakishimye neza. Ntabwo uri kumwe na mama se? Ntari ndiwe nta kibazo mfite. Sure. Ariwe. Meze neza. Cyane. Thank you. Nyir'urugo aratashye. Nyir'urugo aratashye abi. Nyir'urugo ni uwirukanye imfura ye mu rugo. Apana ngewe ubutashye. Sibyo? Mbiki. Siko bimeze. Akuse mwembi babiri ni iki kijya mbere? Ma siko bimeze. Nyir'urugo ni uwirukanye. Oya, narwo yamwirukanye. Bivuge uko biri. Reka nkubabarire. Ariko ikintu ugomba kumenya cyo nuko nyir'urugo ni wowe wirukanye mukuru wanjye. Cyakoze ugira umunwa. Ukamuvana mu hagati yacu muri famiye. Ugira umunwa. Oxy, rurabeba nyine. Iyo umuntu yagiye araraguzwa n'iki sibyo ari igihe batarajya muri mudu neza ngo amenyere impumeko y'iwabo sibyo ibyo rero ikibijya hagati y'abantu. Kuva nagaruka ahangaha nsigaye mbona ibintu byarahindutse. Nasize uyu nguyu ari we mwana wa mami mbese nta wamukuraho ariko nsigaye mbona hagati yanyu wajya gusinza ibintu birimo. Bimeze bite? Ushaka kumubwira? Tumubwire. Tumubwire neza. Mumbwire. Oxy ibyo bintu tubyihoreye tubireke. Oya tubivugeho mama. Iyo abantu babanye igihe kinini dore maze igihe utari inaha hari ibintu bigenda bihinduka bigahindagurika nta wamenya ariko ngiye ikintu ndi kubisabira sibyo tubyihorere ngiye hari message rwose nshaka kubibwirira ndumva ibyiza twasohoka na Oxy sibyo
tukajya out tukareba akantu tunywa tukenjoyinga sibyo nta kibazo. Jari hari ikibazo se dusohokanye tukareba ukuntu n'umwana yagira etavuyemo ko yagira ukuntu ayivana mu imuvamo. Mama. Suza birisi yawe. Ndi yanjye byose. Icyo ari cyo cyose tuzafata. Uko bazanywa ibindi ntacyo. Ubundi ni wowe wangirega rwose. Ni urumva ko nta kantu k'akabazo dufite sibyo? Nta kantu k'akabazo dufite. Sibyo? Tuzigendera so nyine nababwira ni kimwe iminsi nibwira umuntu ibintu byinshi. Iminsi iravuga. Ntacyo. Namwe nshobora kuzana ibiri hagati yanyu. Reka nitaba agatelefone gatoya. Sibyo? Agatelefone gatoya. Allo? Wanjye rero buriya oxy ndashaka ko rwose usubira mu buzima busanzwe ukongera ukagarukana ibyishimo nk'ibya kera sibyo nuko ubwo se Joli nawe murumuna wawe rero ariniyozora agakabya nk'ubu koko ari hehe ngiye kubatembereza mbasohokane mbihere buri kimwe cyose mushaka nk'abana banjye urumva naho iriya nyana y'imbwa y'umukanishi rwose nayivane mu mutwe wawe rwose ubuzima burakomeza buriya wowe na murumuna wawe hari mesaje mbafitiye nshaka kubabwira ariko ntacyo turabivugana tugeze gute tugeze aho tugera mumaze kugira icyo munywa n'icyo murya